bamugurishije mu Misiri, akababwira ati nimuhumure simwe mwangurishije, ni Imana, ni akaboko k'Imana kanyohereje hano mu Misiri kugira ngo jyewe nzabashe kubatabara igihe inzara izaba ibamereye nabi iwanyu, nzabatabarane n'abanyu, maze icyo gihe nanjye mba mbabereye ikiramiro. Ndabivuga mu magambo yanjye, je cite de mémoire. Ubwo urumva Yosefu rero bya bikomere bye, kumwe bamugurishije, kumwe bamutereranye, kumwe bamutesheje agaciro bakamucisha bugufi, kumwe bamukoreye navuga injustice cyangwa se bamurenganije, ibyo byose yabisomyemo urumuri rw'Imana, yabisomyemo akaboko k'Imana, yamuherekeje ikamurinda, ariko kandi ikamuha no gufasha abo mu gihugu cya bene nyina, ikabarinda inzara. Aho ngaho urumva yarahaye igisobanuro cyangwa se yarashyize urumuri mu mateka ye. Izo nzira zindi 12 rero Adorata umuntu amuherekeza zinyuramo, singiye kuzisubiramo, ziri mu gitabo muzakisomera. Iyo niyo nzira ya kabiri, cyangwa se navuga uburyo bwa kabiri bwo kumufasha. Uburyo bwa gatatu bwo kumufasha ni ukumufasha guhinduka. Abantu benshi ubu twamenyereye kumva ko ngo iyo umuntu yahindutse ni kwa kundi bavuye mu bagatolika ukajya mu baporo, ukaba umurokore, cyangwa ukava mu barokore ukajya mu badiventi, ukava mu badivantiste, cyangwa se ukajya mu bayisilamu. Bya bindi amadini yacu rimwe na rimwe ajya anadutanya akanadusenya. Burya benshi nicyo bita guhinduka. Oya, burya guhinduka nyakuri nicyo muri Bibiliya twita metanoia. Ni uguhindura icyerekezo, ukareba mu cyerekezo kimwe n'Imana. Ni uguhindura ingendo, ukiga kugenda nk'uko Imana igenda. Ni uguhindura imibereho, ukiga kubaho nk'uko Imana ibaho, nk'uko Imana itwigisha kubaho. Kandi yaduhaye n'ubitwigisha mu Mana yigize umuntu, ari we Jambo wigize umuntu, mvuga Yezu Kristo, kugira ngo tumwige ingero n'ingendo. Buri ugenda nkawe, ubaho nkawe, ujya gukora ikintu akabanza gutekereza atari Yezu Kristo uri hano yakora iki, uwo muntu aba yarahindutse mu mvugo yabyo. Ntabwo ari ibyo guhindura adresse, ahubwo no guhinduka. Rero hano agashya kazamo nuko ngerageza kwerekana ibice by'umubiri bikomeye, cyangwa se les facultés humaines zikomeye, byakagombye guhinduka kugira ngo umuntu yumve ko kuko yerekeje mu mujyi umwe n'Imana. Niyo mpamvu uvuga ngo mwene muntu, wowe nanjye yagombye guhinduka mu bwenge, kubera ko ubwenge butunzwe n'ukuri, akamenya kubaho mu kuri, akaberaho ukuri kandi akabeshwaho n'ukuri. Icyo gihe aba yavuye mu bwana, aba yakuze, amenya kureba kure, kuko umwana iyo arebye amazi ntamenye ibiri inyuma yayo. Iyo arebye ibiti ababona ari ibiti gusa, ntamenya ibiri inyuma y'ibyo biti. Niyo yumvise umuntu avuga, ntamenya kumenya ikitavuzwe muri ayo magambo, aba ari umwana mbese. Ariko iyo umuntu yamaze gukura, areba igihuru akamenya igihunyira kiryamyemo. Iyo mvuga nkoresha nimuyumva se? Yareba utubwana akamenya kazavamo umusega n'akazavamo impigi nziza. Yareba udukoko tw'imishwi akazamenya kazavamo rusake n'akazavamo inkokokazi. Uwo muntu aba yarakuze. Ni ukuvuga ngo aba yaramaze kureba hirya y'ibigaragarira amaso, hirya y'impumuro twumvisha amazuru yacu, no hirya y'ijwi twumvisha amatwi yacu. Burya nyuma y'ijwi haba hari ibintu byinshi bivuzwe. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda tuvuga ngo nuhigimye abavuze. Mu rurimi rw'Igifaransa rero babyita les non-dits, ibitavuzwe inyuma y'ijambo. Umuntu wakuze arabimenya. Iyo uhindutse mu bwenge rero, umenya, uretse bwo kumenya kurenga ibigaragara, ibihumura, ibyumviswe n'ibigaragara gusa, ahubwo umenya n'ukuri kwawe. Umva mwa banyamakuru mwe, burya hari abantu ubu muri iyi si twigisha kubaho mu kinyoma, ntubeho mu kuri kwawe. Nk'ubu ndi umupadiri,
ariko nagera mu bandi nkagerageza nkashaka kubaho binyuranye n'ukuri kwanjye. Ukuri kwanjye nuko ndi umupadiri, ukuri kuri aho nuko hari icyo natorewe, hari imirimo natorewe, hari n'indi ntakora kubera ko ndi padiri nyine, hari ibindi ntakora. Ukuri kwanjye nuko nk'umusaseredoti hari amagambo ntakoresha mu bantu, hari imvugo ntakoresha. Umusaseredoti par exemple ukoresheje imvugo nyagandagazi, burya ubutumwa bwe aba bwandagaje ku muhanda. Ariko kandi nanone kuvuga ibyo atatumwe, nka kwa kundi abahanuzi benshi bateye hakazamo n'ab'ibinyoma. Burya iyo uje mu binyoma, mu iterabwoba ry'iyobokamana, mu gushaka indonke mu iyobokamana, mu gushaka gusikaminga abantu, kubeshya abantu kubera inyungu zawe, urumva ubaye uri umusaseredoti uri muri ibyo, ni ukuri ntabwo ubuze ukuri kwawe, kuko ibyo Yezu ntabyo yigeze akora. Ubwo buryo bwo kuvuga ntabyo Yezu yigeze akora, nta n'ibyo yadutumye. Niyo mpamvu rero kubaho mu kuri kwawe burya uba warahindutse mu bwenge. Umubyeyi akaba umubyeyi di, ntuba umubyeyi ngo ube n'umubyeyi gito, ntuba umubyeyi nurangiza ngo ube n'umujene w'urubyiruko. Ubu hari ababyeyi ubwira ngo mawe cyangwa dawe akumva umucishije bugufi. Waba amaze gukura rero wamubwira uti muzehe cyangwa mukecuru, akaba yakumerera nabi cyane. Reka nta wanga icyo ari cyo. Ukuri k'umuntu ntawuguhunga, kuba abo turi bo, hanyuma tukareka n'abandi bakabaho mu kuri kwabo. Buriya ikibazo muri iyi si ni uko twanga koko abantu babaho mu kuri kwabo. Waba warize nk'akantu ukumva ko umuntu mudahuje imitekerereze, umuntu utafite ubumenyi nk'ubwawe ukumva ko ntacyo mwavugana. Waba warageze ku tuntu waracuruje ukunguka, waragize amahirwe yo gutunga ugatunganirwa, ukumva kuko nuko kuri kuriho gusa, ntukamenye ko hari n'ukuri kudatunze. Rimwe na rimwe wowe aho utasinziriye we yiryamiye agasinzira. Uko niko kuri k'ubuzima bwe. Kubaha abandi mu kuri kwabo, kubaha abandi mu misusire yabo, kubaha abandi mu bitekerezo byabo, burya uba warakuze, warahindutse mu bwenge. Ariko buriya guhinduka mu bwenge bisumbye ibyo, ni ukumenya wa wundi watubwiye ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Uwo ni nde se? Uwo ni Yezu Kristo. Niwe watubwiye ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Burya rero iyo wamumenye, ukamwiga ingiro n'ingendo, ukamenya ibyo yavuze ukabizirikana, burya ubwenge bwawe buba bwarahindutse. Niyo mpamvu burya umuntu wahindutse mu kuri ntabwo ajya apfa kubeshya uko abonye, kandi n'ibinyoma bigendera kure. Umuntu wahindutse mu kuri ntiwamubwira ngo genda usenye iriya nzu ya Padiri Eugene ngo narangiza ajye yisenya atabanje kubaza ukuri kwabyo. Ntabwo wamubwira ngo genda ugirire nabi kanaka, azi neza ko kugira nabi ari bibi ngo agenda bikore, kuko aharanira ukuri kandi akagerageza kubeshwaho n'ukuri. Biragoye muri iyi si yacu irimo ibinyoma byinshi kandi nagendera ku binyoma byinshi, ariko nicyo duhamagariwe kuba abahanuzi. Kuba umuhanuzi si ibingibi byateye byo kugenda ubeshya abantu ngo ejo bazamera gutya ngo ejo bizamera gute. Ahubwo kuba n'umuhanuzi ni ukumenya koga mu mugezi umanuka, rimwe na rimwe ukoga uzamuka. Ni ukuvuga ngo niba isi ari umugezi utemba ibinyoma, wowe ukiga koga mu kinyuranyo cyawo, ubeshwaho n'ukuri kandi ubereyeho ukuri. Muri filozofi ya kera, mu bahanga ba Aristote n'abandi, bajyaga bavuga ngo il n'y a que les cadavres qui suivent le cours de la rivière. Ngo kereka imibiri itagifitemo ubuzima niyo imanuka mu mugezi ikurikiye umugezi ukomeze. Ngo naho iyo umuntu ari muzima, rimwe na rimwe yoga mu kinyuranye cy'aho umugezi ugana, c'est-à-dire nager à contre-courant.
niba iyi si yacu irimo ibinyoma byinshi rero, niba igenda idevelopa ibintu bitari ukuri, ubu uwo nakwita porofete cyangwa umuhanuzi ni wa wundi woga akontrekura. Ahari ibinyoma akahashyira ukuri, aha abantu bashyize imbere ibintu bitari ukuri akagerageza kubyinjiramo urumuri, cyane cyane rw'ukuri kwa wundi wavuze ngo ni ingenzi ukuri n'ubugingo. Iyo nzira urumva itaba iryoshye se cyane, ariko singusezeranije ko byoroshye, biranagoye. Niyo nayo mpamvu wa wundi wavuze ngo ni ingenzi ukuri n'ubugingo nawe ntiyarambye. Urumva nyuma y'imyaka 3 ariko yasize abwiye abigishwa be ngo muzakurikije ibyo nabatoje byose, si byose. Aho rero kara gace ka mbere k'uburyo umuntu ahinduka. Adororata tumutoza no guhinduka mu mutimanama. Umutimanama niyo twita conscience. Umuntu wahindutse mu mutimanama rero burya ikintu cya mbere nuko akurikirana icyiza aho kiri hose. Akora icyiza kuko ari cyiza, akanga ikibi kuko ari kibi. Ako kantu konyine kaba gahagije kugira ngo ubyumve. Ariko twajya muri development, iyo ugiye mu gitabo tuvuga ko ava mu bwana akaba umuntu mukuru. Mwabaye abana murabizi, rimwe umwana umutuma gutashya akajyayo kubera ko ari buve ukamuha umuneke, ukamutuva kuvoma akajyayo kubera ko nagaruka uri bumuhe bombo. Iyo umutoje gutyo rero, kandi harimo ababyeyi banarera nabi barera gutyo, ntabwo yiga gukora icyiza kuko ari cyiza, ahubwo yiga gukora icyiza kubera inyungu abifitemo. Ejo uwo mwana nakura akaba umunyepolitiki, azajya nyine akora policies cyangwa se akora icyerekezo cya sosiyete kubera inyungu ari bukuremo ubwe, atari inyungu rusange. Kubera ko kuva mu bwana bwe yigishijwe ko gukora icyiza, ukora icyiza kuko uri ubonemo inyungu. Yajya muri parlement agakora itegeko rimurengera kandi ahubwo rirenganya abashinzwe. Ubwo urumva ibyo ni bibi cyane. Umuntu nk'uwo rero mu by'ukuri aba atarakura, kuko umuntu wakuze akora icyiza niyo nta nyungu yaba agifitemo, ahubwo akagikora kubera ko ari inyungu za benshi. Kuri urwo rwego rero iyo kiri umwana nanone akora icyiza yanga guhanwa. Reka njye kuvoma iwacu batankubita, reka njye gutashya noneho iwacu baranyica. Ubwo urumva iwanyu baba nta n'umuntu n'isazi batarigeze bayica, ariko ukajya kuva muvuga ngo nintinda baranyica. Burya umuntu aba atarakura mu bwa, umuntu arakura niyaba na mukuru, ukagera ukavuga uti iri jambo nubwo ndi mukuru nimbivuga baranyica. Waba ugiye no kurenganura umukene uti ni mukene nimurenganura baranyica. Waba ugiye kuvugira batishoboye nimbavugira baranyica. Urumva reka njye mu muganda kugira ngo abandi batandeba nabi, reka njye mu misa padiri mukuru atazangaye. Ubwo urumva urajya mu misa kubera padiri mukuru. Waba uri mu miryango nko mu bakarismatike uti simperuka kujya mu ikoraniro, reka njyeyo umushumba w'ikoraniro atazandeba nabi. Burya umuntu aba atarakura. Iyo umuntu yakuze mu mutima nama, aribyo nita guhinduka mu mutima nama, ukora icyiza utarebye ko uzagihanirwa cyangwa utazagihanirwa. Kubera ko Yezu Kristo dukurikiye yakoze ibyiza hanyuze hose, uko niko ibyanditswe bitagatifu bitubwira. Bigera naho kubera ibyiza yakoze arambuye amaboko ku musaraba, nyine arabibambirwa. Ntabwo simbijeje ko ari ibintu byoroshye, sinabijeje ko twabishobora none ahangaha, ariko n'umwitozo iyo dushaka gukura mu mutima nama. Uwo mwitozo rero niwo nakoresheje cyangwa se mvuga Adororata agomba gukora kugira ngo mu mutima nama wacu tuba abantu bakuze. Niyo formule twavugaga nyine, bakuru bakora icyiza kuko ari cyiza, bakanga ikibi kuko ari kibi. Hanyuma Adororata tumutoza nanone guhinduka mu mutima. Ubwo urumva twavuze guhinduka mu bwenge,
guhinduka mu mutima no guhinduka mu mutimanama. Ubu rero twavuze ubwenge, twavuze umutimanama, noneho tugiye kuvuga mu mutima. Icyo twita guhinduka mu mutima hano, il s'agit de tomber amoureux de Dieu, ni ukujya mu rukundo n'Imana. Falling in love with God. Urumva ni imvugo y'isi dukoresha ku Mana, urumva haba harimo itandukaniro rinini, ariko burya niko guhinduka mu mutima. Umuntu uzakubwira ko yahindutse, aba ari umurokore, aba ari umuyisilamu, aba ari umudive cyangwa iki. Sorry gato nce mu ijambo, ni gute umuntu yakundana n'Imana? Ubwo aho ngaho nabwo biyenda biradusaba gukura cyangwa dufashe gukura. Imana urumva abantu benshi iyo ukunze bino byacu by'abasore, ukunda umukobwa kubera icyo umucunzeho, kavuga atazampobera, afite amaguru meza, afite amaso